Yololo nje ndarira amarira gashoka nkayanywa sinitaye kumvune nzagira nzakora uko nshoboye kose maze inyenyeri yanjye nyimanura itarazima mfite vision ishaka kugeraho umfashije waba muri abo babimfashamo byose ubona agahappiness ubona byose mbikura kuri duke mba nabitse bikama icyizere cy'uko ejo nshobora kuzabaho neza byose nafunze nagomba nifunze bya gisirimu akazi kaba kabaye mbarwa no kubona ino location bisaba no gupesa nka pesa byose byanjye bose bakambona nk'idage nkanarira amarira kamanuka nkayanywa nageze hasi bose baseka bakamamenyo ibaze kushobora kureba ino video ntukore like cyangwa se comment yawe igitekerezo cyawe nicyo cy'ingenzi kurusha wese watanga byamirenge ibyo ngusaba no kureba ugakunda cyangwa ugatanga comment yaho ubona bipfira. Yes guys, my name is Praise. Wenda mushobora kumva mfite impano cyangwa se nayifite bitewe wenda nuko uri kubyumva gusa wenda tongeye nyiyumvamo mbese hari ukuntu wenda wavuga ati nta mpano ufite gusa ubwo waza kwandika muri comment wenda ukambwira ati wabigenza gutya wakora iki ngiki nicyo kiba gikenewe ahangaha. Yesu ushaka no kumfasha kuba wamfasha wanyandikira cyangwa se ukampamagara kuri 0784491915. Mr. Discipline Man, I love you all.